reba iyi video. Ese wigeze wibaza uko zino chat za fake zijya zikora? Hari igihe ujya kuri social media ugasanga n'icyamamare kirimo kiratongana n'ikindi, ari video uri kuyibona ubona ukabona barimo baraganira bya nyabyo, ukibaza ukuntu byagenze, nyine ukibaza ibyabaye, kandi uwo muhanzi cyangwa n'icyo cyamamare kitazi ibyabaye. Nk'uko urabona ino chat ukuntu irimo irakorwa, ngiye kukwereka uburyo ino chat ukuntu bayitegura, uburyo ikorwamo, kandi bino bintu aba ari ibya fake, kuko ntabwo n'ubundi uwo muhanzi ntabwo cyangwa icyo cyamamare ntabwo baba bigeze batongana cyangwa ngo bagirane ikindi kibazo. Nk'uko urabona ni Rocky na Aisha barimo baraganira, ariko ibi bintu ntabwo ari ibya nyabyo kuko ni fake nyine. Rero muri ino video ngiye kwereka uburyo ushobora gutegura video nk'iyi ngiyi, ukayitegura, wamara kuyitegura ukaba wayaplodinga kuri TikTok cyangwa ukayaplodinga n'ahandi hantu runaka. Ino video igamije kwigisha byonyine, nta kindi. Reka tugendane step by step, nureba ino video ikarangira uraba ufite ubushobozi bwo kuba wakora chat nk'iyi ngiyi step by step. Tugendane step by step rero uko wakora ino video neza wifashishije chat nka ziriya. Reka twebwe kugira ngo tubikore neza, nuko turi buze kujya kwifashisha amafoto turi buze gukenera. Hari amafoto wenda mu rugero ndashaka kugira ngo Rocky na Aisha baze kuba baganira bisanzwe nka kuriya. Reka biransaba kubanza kujya kuri Google nkabanza gushaka amafoto yabo, namara gushaka amafoto yabo, urugero nka Rocky Kimomo, nshaka amafoto yiwe. Niba ari amafoto yiwe nshobora kuza ngakoresha sorry gato, ayego amafoto ngiye gukoresha njyana image, ndebe ifoto n'iyi ngiyi ngiye kugira ni downloading. Urabona ko namaze kuyidownloadinga, ngiye gushaka na Aisha kuko aribo bantu nshaka ko baganiraho. Ikindi ndarebaho Aisha amafoto yabo, nimara kugira nawe muze mu downloading bisanzwe. Nurangiza numara kudownloadinga amafoto ushaka guteguramo story nk'iriya cyangwa chat nk'iriya, uzaza ujye kuri Play Store, uze kuri Play Store downloading ino application yitwa ngo ni text story. Urabona ko ni gutya ibisa, ifite logo isa nk'uku bayita text story, ngo ni chat story maker nyine, niko ino nuza yitwa. Ikindi nanone ikigaragaza ko inuza ikoreshwa cyane, urabona ujya kudownloadinga application ujye ubanza unayirebera ahangaha. Reka dukomeze cyane, nitumara kujyaho urahita uyikanda install. Reka tuvuge ko nawe watangiye kuinstalla, niba watangiye kuinstalla, okay. Reka tumenye ko wamaze kuinstalla, nangire dukande open. Ukifungura ku kanya, reka wenda video nashyizemo, reka duse nk'abayikuramo, reka nse nk'abayikuramo ukuntu. Okay, reka kuko urumva ninakoreyemo video kuko ngiye kugira ngo ngukorere ibintu byiza, ndabanza nkabanza nkavuga ngo ese ibi bintu ubundi bya nyabyo birakora. Uyu muntu nkabanza nkanabigerageza kuba ahantu henshi cyane. Abantu bagiye bambaza ngo ni gute nabona aho umuntu aherereye wifashishije nimero ya telefoni. Ngize gukora video kera mu myaka nk'itatu ishize, ariko ibyo bintu muri iyi minsi kuko application baje kuhindura biranga. Ndimo nagerageza ubundi buryo, nimara kubona inuza irimo irakora neza nzayibereka. Okay, application yacu urabona ko imaze kwinstalla. Reka tuyishyiremo, nitumara kwinstallamo izafunguka nk'uku nguku, nawe ni gutya izafunguka. Uzahita ukanda hano handitse okay. Numara kuzangaha uzahita uza hano handitse ngo edit name, ngiyi hano edit name ngiyi uzayikandaho. Nurangiza uzabona chat y'abantu batatu. Abizi ko kuri WhatsApp hakenerwa chat y'abantu babiri, cyangwa n'ahandi hantu umuntu abari chat z'abantu babiri, babaye batatu urumva babaye nka groupe ndakeka. Okay, reka tubanze dukuremo uyu nguyu wa kane, kumukuramo hano handitse ngo delete. Nitumara kumudeletinga turaza duhite twandikamo indangaha hejuru, twandikemo Rocky. Nitumara twandikemo Rocky Kimomo. Okay, Rocky Kimomo. Niturangira tuzanga twandikemo Aisha. Aisha. Okay, ikindi nanone ahangaha reka duhita tuhanavira rimwe, duhita dukomeza na chat, duhita dukora ahangaha, duhita tugira noneho
duhita dushyiraho amafoto yabo. Noneho uzahita ukanda hano kuri Rocky, uzahita ukanda hano handitse ngo hano hari aka kantu k'umuntu, ugakandeho. Numara kugakandaho bakubwiye ngo choose from gallery, amafoto yawe downloadinze ujye kuyarebayo. Kuko ari ubwa mbere uzaba uyifunguye, uzahita bakubwira ngo ubanze ukande allow all nyine. Uzahita ukanda hano hagati, numara gukanda hagati kwa kari Rocky, amafoto uzahita uyafata, ufate ifoto ye ukande done, izemo ahangaha uyishyiramo neza. Numara kuyishyiramo uzahita uyishyiramo neza uko uyishaka, ukande yes. Numara gukanda yes, uzana handitse ngo Aisha, nawe uzangaha. Numara kujyamo nawe ufata ifoto yiwe. Numara gufata ifoto yiwe uhite uyishyiramo ijyemo neza nk'uko wemeza. Numara kwemeza uzahita usubira ukanda hano kuri aka kari hano hejuru, aka kambi. Numara kuvayo uzahita uza, urabona chat ukuntu imeze ni umweru, ngewe nkunda chat y'umukara. Reka dukoreshe black, niturangiza tuzanga muri black, dusubire inyuma. Niturangiza noneho tuze dukoreshe chat yacu. Noneho dushobora kuza tukayikoresha, noneho tukavuga ngo okay, hano reka tuvuge ngo Rocky atangiye yandikira Aisha, umeze ute. Reka duhere ngo hello. Urabona ko amwandikiye. Uzahita tuze hano, urabona ahangaha turi kuri Rocky, nguyu uri kumubona hano hejuru ahangaha. Noneho kugira ngo Aisha musubize nuko ukanda kuri Aisha, noneho akazaho ugahita amusubiza hello. Ugahita ukanda kuri kano kantu kari munsi y'ijambo rya Rocky ugakandaho. Yego, urabibona ko hano kuri Rocky umeze ute. Duhita tugaruka hino, meze neza. Okay, ko wabuze okay. Ndahari. Uranshaka se? Okay, urabona ko nyine chat ni uko irimo iragenda. Noneho ngiye aka kanya ngiye kwandika navuga, noneho kugira ngo ubashe kubikora. Noneho iyo nindangiza nze kwerekana uburyo ukora generate ino video ikarangira. Noneho okay, video yacu yimaze kurangira. Noneho ikintu ukora uhita uza ugakora icyo bita generate video. Ngiye hano ahangaha, hano hasi ahangaha uhita wakanda. Wamara kwakanda ugategereza ko video yacu nakoze ariyo kwigisha gusa, ntago ari ndende. Igiye kwikora generate. Imaze kwikora generate irimo irarangira, urategereza gatoya. Urabona kano kantu k'umutuku hano kari kugenda mu mweru, nikarangira nibwo video irabirangiye. Urabona ukuntu chat yacu irimo irakorwa. Niba ujya ubona zino chat zimeze gutya ukibaza ahantu zakorewe cyangwa ukibaza zikorwa zite, niyo mpamvu nakubwiye ngo kuri ino channel yacu yaje kukwigisha uko wakoresha telefone yawe, uburyo wayibyazamo umusaruro n'ibindi bigiye bitandukanye, kandi ukamenya telefone kuyikoresha. Video yacu ngiyi urabona ko imaze kurangira. Imaze kurangira nguku, icyo ukora ni kuyikora ikaza ahangaha mwinuza, ugakanda hano handitse ngo ikaza ahangaha mwinuza, ikaza ahangaha muri telefone wifashishije kano kantu kari hano hejuru ka download. Uzahita ugakandaho. Numara kugakandaho video yacu bazatubwira ngo video saved to gallery. Nyine yamaze kujya muri telefone. Nimara kugeramo uzahita uza muri gallery yawe, uzemo. Numara kuzamo urebe noza yawe wakoze, dore ngiyi. Okay, hello Rocky, uramubona? Yego, urabona ko chat irimo irakorwa neza cyane. Wakibaza ngo mwino nuza bayikoze screenshot bakayohereza nk'umuntu, wagira ngo nyine basanzwe barimo barabivugana, kandi ni chat ya fake nyine. Nawe urabibona ko namwe nako tubikoze mubireba nyine chat ya fake. Rero icyo mbabwira ngo ziriya video mujya mubona ukabona icyamamare kiri gutongana n'ikindi, ukibaza ugasanga ngo barimo baratongana, ibyo bintu ntago ari ibyanyabyo, ntibakababeshye. Rero
icyo nakubwira nuko icyo nakubwira nuko ah, icyo nakubwira ni ukugira ngo ukande subscribe buri uko nshyizeho video ujye ubasha kuyibona. Rero ndagushimiye cyane wowe warebye ino video yacu ikaba irangiye. Noneho iyo imaze kurangira, video imaze kurangira, reka nkwereke uburyo ushobora guhita uyeditinga ukayapurudinga. Njye nifashisha imwe video maker, ukaba wayinjizamo, wamara kwinjizamo ukaza ukareba video yawe, wenda ni iyi ngiyi, ugakanda kuri kano gafresh k'umutuku, wamara kugakandaho ugahita uza ukavuga ngo niba ushaka kuyapurudinga hehe kuri TikTok, uratambitsa tuno tuntu uze hirya cyane, ugaruke urebe hano handitse ngo BG nyine iyi ngiyi, nuyikandaho bazakubaza ngo ushaka kuyishyira hehe. Rero hano hari nuza, hari Instagram ngaha, hari nuza, hari TikTok, hari na YouTube. Uhitemo aho ushaka kuba wakoresha nuzo yawe. Nzanabigisha uburyo wakoresha ino nuza weditinga, ku buryo weditinga ibintu bisa neza cyane kandi bigaragara neza cyane. Okay, ndagushimiye cyane wowe warebye ino video ikaba irangiye. Niba ari ubwa mbere uyarugize kuri channel yanjye, kandi subscribe kugira ngo video y'ibitaha itazagucika.